umva ibintu byose nawe bifata ubishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Raki ariwe mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Raki ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Raki nta hantu azajya. ariko ubundi Raki uri kumbwira ayo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko se Raki kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Raki yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe. Mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. Nzakora igishoboka cyose Raki mwice ubundi subirana umugabo wanjye. ariko Soso ubundi reka mbanze nkubwire ikintu kimwe. Njye nabikoze pe ntabwo byambabaza nk'uko ubivuga ahubwo byanshimisha. Byagushimisha ahubwo avuga ngo wabonye nabavumbuye urumva imipango yanyu yose nayivumbuye none ahisemo kujya kugukodeshereza ngo mujye mujya kurayana njye aho nareba ayo mabi yanyu mujya kuhakorera aho nareba njyewe. Mumaze kubwira Soso mbwira iki? shyira agapira hasi kugeza aho ngaho aho mwahereye muvuga nimba rukongeneraho nimba mwarafashe nk'ibibuza nk'ikibuga cy'umupira nimba ndi nk'icyavura nimba ndi ikirere kijyamo imyuka yari yose amashashi n'iki byose bigurutse imbere mu kirere kizanga washyira agapira hasi. Bavuga ibigoramye bikuri karakara umva mubwire Raki ntibikanyishe ngo nukuri mukuranye ushaka kunzanaho ubwenge bwinshi urumva ndimo ndarwanira ibyanjye uyu ni umugabo wanjye urumva nta burenganzira nta buke wowe ufite ku mugabo wanjye washinze we gusa. ariko Soso wari uzi n'ibindi ndisubiye nta nawe nkugiye. Raki byiza cyane rwose noneho ubwo wemeye kuguma ahangaha nzajya mbacungisha ijisho urumva naho ngaho yari agiye kukujyana aho ngaho ariko ubundi sheri reka mubaze ubundi kuri icyo bashaka kumujyana ku mazi aho Kagitumba naho Rusumo urimo uravuga ubundi kuri icyo bashaka kujya kumukodeshereza mbona mwese mufite imishinga y'ibirangirana nzuzi ntabwo mwicaye no konyine wenda umunsi muzahura umwe muzatera undi umushinga mwese bahita bajya mu mazi ariko rwose ngo siteresi umva niyicara ahangaha urumva nzabacungisha ijisho kandi reka nkubwire umunsi umwe nabafashe njyewe nibyo nzabakorera mwembi Imana niyo ibizi we nta nubwo wabimenya. ntabwo umuntu azajya gukora ku kaboko uhamagariye ngo ku kaboko uzaba ugakoraho se ubundi ukabasa iki? Ndi umwana wo gukora ku kaboko uvuna amaboko singurere se ngurandera wambonye gusa ariko ntabwo uzi icyakujije. mumaze kubwira Soso ngo ni mugende mujye mu mirimo yanyu muzamwirwa nyine mungenera ko mushaka. Umva mubwire twagenda tutagenda urumva nabavumbuye urumva neza namaze kuvumbura imipango yanyu kujya kumukodeshereza nkabona amafaranga harimo aragenda agabanyuka mu rugo asohoka ntazi nta mafaranga arimo arajya kumbe ni muri iyi misatsi we wirirwa utangamo amafaranga. Babivuze ko kuri ngo umugabo wundi ni uryoha wategereje ukazashaka umugabo wawe urumva uyu nguyu ukatara uwawe wirirwa umugendaho mwanda ubundi kumva numva wafushye ubundi uzi agaciro k'umugabo. Agaciro k'umugabo byibura urabona akanafuha banamwitayeho ngo ntabwo bakwitaho se umeze gutyo batakwitaho sawa ni impuhwe z'Imana. bose bagiye babeshwaho n'impuhwe z'Imana bakamera nkawe nta nubwo mwajya mwirirwa mushaka n'abagore mwajya mubareka. noneho nimba mwanze kugenda rikaba ingigenda nabi sibyo ugenda ujya hehe ko bavuga ibigoramye imihuri karakara uragenda ujya hehe? Mugiye he? Ariko Raki rega ni ntabikubwiye wese wajya hehe? Urabona wava mwa runo rugo ukajya umva ugomba kuguma mwa runo rugo ukajya ukora imirimo ya hano yose urumva ubone n'ubwo wabona umugabo sinzigera nemera ko namujyeho none ujya he? nta kibazo Soso nta kibazo ntacyo bimbwiye umva ariko nyine nako nta kibazo
nta kibazo ariko ubundi reka ko mbona wihagazeho ufite akanyaro n'agasuzuguro kenshi ubundi ibyo ngibyo uri kubikura hejuru. nihagazeho nyine ntacyo bimbwira se kumva wanga ko ngenda ugashaka kungira ipunda yawe hano mu rugo ngukorera imirimo ariko nta kibazo ujya hese naho najya n'ubundi nakora niyo naba ntari kugukorera nakikora cyangwa akorera n'undi rero nta kibazo. ariko ngabanyaho agasuzuguro n'akanyaro wabyumvise neza ahubwo wereka twubahane. njye nubahana nawe nkubaha se nk'icyuho niko uri igiki muri urugo ku buryo njye nashyira amavi hasi nkagupfukamira uri igiki nkaswe wowe n'umugabo wanjye ntabwo namupfukamira urumva neza. ntacyo nakubwira icyo ushaka pe uzakore n'ibyo ushaka wumva bikurimo ariko nyine homba ni homboka ibyo nta kibazo ntacyo bimbwiye ariko ikindi nanone ntabwo uzongera kumbangamira ngo bishoboke. uzakora iki? uzakibona. noneho bivuga ko ugiye kwiyemeza guhangana nanjye none se ubundi soso reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko ibi byose umbwira nkabikora nkakubaha nkabikora ubundi ntabikoze wanyica wantwara iki? ngo ntabwo utwara iki? wakanga kubikora umva uzibeke se ureke kubikora none urumva hano muri urugo se uritegeka wowe ahangaha ni iwawe mwari runo rugo ntabwo ari iwawe buri kimwe cyose wemerewe kugikora kandi ukagishyira ku murongo urumva neza. yego ibyo nta n'icyo bimbwiye uretse ko soso we nta nubwo uzongera kumpangayikisha nta n'ikibazo nzongera kukugiraho kuko maze kubona neza ko ari kuremye hari n'ibyo uzajya ukora nkabifata nk'aho bitanabaye pe. byiza cyane rero nimba wabonye ko ariko ndemye icyo nzajya nkutegeka cyose ugomba kujya ugikora kandi ukakinyereka kiri ku murongo wabyumvise neza. ariko soso reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko ubuzima buhinduka nawe ukankenera ubu koko nagira umutima wo kwirengagiza ibintu unkorera umunsi ku munsi? wakanga kubyirengagiza ugakora icyo ushaka reka ndakugaburira urumva ibiryo urya n'ubyishyura aho uryama ntabwo uhishyura urumva ari amashuka ari matora nta na kimwe wowe wigeze ugura muri uru rugo urumva n'inzu uryamamo ntuyishyura ubwo se urumva icyo nagukora ari igiki? harya wowe iyo nzu warayubatse cyangwa warayishyuye? ariko ubundi kumbwira ngo narayubatse si y'umugabo wanjye reka njye n'umugabo njye twavanze umutungo urumva iyi nzu nyifiteho 50% yanjye urumva hano nubwo nahava twapasura tukanganya urumva ahangaha rero mpafite uburenganzira kandi ntukazi kwirirwa ushogoza mu rugo iwanjye urumva we ntabwo washatse. ibyo ndabyumva ariko ntabwo bivuze ko wakenera ku muvandimwe bene aka kageni. ariko nkwiheneraho gute muvandimwe kukubwira ngo ukore mwa runo rugo urareba ukabona ari ukugufata nabi reka nawe bizakugirira umumaro nujya kubaka urwawe ntibureka wirirwa uryamye ugenda wicare muri salo. reka ntabwo nkubwiye ngo ujye nirirwa ndyamye nibura umfasha ungirire akagongwe nk'umuvandimwe. reka ugirire akagongwe ese ubundi ko mbana naringiye kugenda umutwe ugashyuha ubundi yuko utareka nkigendera wangariye kugira ujye gucunaguza ibiryo ibiki nta nzu wishyura amashuka ibiryo bye bitewe n'icyo warumbwiye ariko nawe reba imirimo iri mwa runo rugo rake urabona wava mwa runo rugo imirimo mwa runo rugo njye nkayishobora nahita mpfa neza kandi ushobora no kuzana umukozi tukajya twirirwa dusunikana ntabikore nk'uko wabikora niyo mpamvu rero yatumye nguhagarika kugenda ntugire ngo ni n'urukundo ugenda n'ingufitiye. urakoze ubivuze ukuri kandi koko nanjye nabibonaga ariko nyine icyo maze kubona cyo ndabona waratoraguye ingoma mu giteme ariko uzi ko wambonye amatwi nk'imbeba neza neza. ariko wowe uba wegamiye akabati uri umusaza winyegamira ku kabati mbabarira ese ubundi ubwo niba murimo muracatara ariko se urashaje waretse kwegamira aka kabati umuntu w'umusore nkawe wagiye wegamye wagira ngo umusaza w'imyaka 100 ariko ubusubunebwe sigaye mbona muri uru rugo noneho burarenze. uri umusaza se bagushakira inkuru ujya wirirwa wicumba ku buryo uze kogamira akabati ukamera gutya nta n'isorofi aka ni akabati bashyiramo ibyuma ntabwo ari kwegama urumva. ese ubundi ufite ikihe kibazo ubona njye kuba negamiye ahangaha unemeye bityo wikomeza wegamira kano kabati ariko ntabwo wumva ese ni intonganya uba ushaka ni umwenzo kugira ngo ndebe uri ni icyuntu ukumva wajya ugenda ukicara hariya mu ntebe se ubuza kwegamira akabati kubera ese ngaho ni iwawe atari iwanjye ni kwa ahangaha wumva ibi byose ni ibyanjye urumva. ubuse iyo uvuze ibintu
n'ibyawe ushatse kuvuga icyo ubundi. Umva ashatse kuvuga iki? Eh. Umva hera kuri teremusi, ku isahani, ku itasi, umva ku idongo, buri kimwe icyo ari cyo cyose naragitahanye, urumva? Nta na kimwe cyawe kiri mwakana kabati, urumva? Nta burenganzira ufite rero bwo kuza kukegamira. Hanyuma wenda ko nshimye ko ibyo ngibyo uri kubara wabitahanye akabati waragatahanye cyangwa ugasanze ahangaha. Wavanze umutungo. Hanyuma se tutabivanze. Tutabivanze. None se niba twarabivanze ufite uburenganzira bwo kukegamira? Nasanze hari icyaturitse. Simbishaka rero igihe birambangamira, urumva? Kano kabati kagomba gukorerwa isuku kakajyamo ibikoresho bimeze neza. Ntabwo rero ufite uburenganzira bwo kukegamira. Byagize ukagenda ukajya kwegamira porotayi hari hepfo niba wumva ushaka kwegama, urumva? Uri imyoza siki. Ariko rero sheri rwose wakoze umuti pe, ndumva nanabigukundiye. Kubara ko wamuhagaritse ntava mwari mu rugo. Namuhagaritse se neza umugabo reka kugenda ko ari wowe wifatiye umwanzuro. Iyo aramuka agiye muri uru rugo umva ubu burimo urakubura. Barimo ndakubura. Akubura nyine. Nase ubundi wasanze runo rugo narwubatse umunsi gucyoza cyangwa rwasanze rwubatse kuki ntakubura se. Ahubwo uba witoza no gukora imirimo yose kwa ko ndabona raki tutazashobokana. Umuntu utindika akambwira ngo tugiye guhangana njyewe. Ahubwo yaratinze. Ubu byitoza kubikora cyangwa bose kimwe nazajya akora ikosa ujye umutimbura. Ariko ubundi umuntu utinyuka agasuzugura umugore wawe ureba ntugire n'ikintu ukora ubundi we bite byawe. Ahubwo hagakwiye kubitwa wowe. Sawa rero nkugira inama wawe witoza imirimo kwa ko nagenda akazaba kakubonye. Yakoze ikintu nshobora kubwira utaruzi. Ningira kuri level yo kuba nakikura cyangwa se nkikorera umurimo uri ahangaha hazaba hari ibintu bibiri. Bimeze bite? Utakiriho cyangwa se utakiri hano. Mama se witekereje wumva uzantwara iki? Ntacyo. Wumva ari iki wankorera wowe? Ntacyo nyine ntabwo twarikiza. Wowe n'udakorwaho. Ngo ngwiki? Nako rwose wantwara iki? Uziko kuri uyu musozi wubatse izina. Ngo nubatse izina. Abantu bose bakuzi. Ibyo buraya se kurirwa mpeta nshaka kujya gukodeshereza mukuru w'umugore wanjye. Ndakubwiza. Iriya zina nubatse ubundi. Ndakubwiza kuri hagize ikintu kimwe. Waterwa amabuye nk'ay'umurozi. We ntera ubwoba. Sawa. Urumva? Umurozi niwe uri guca umugore wawe ubu. Nari bwaguca inyuma se? Ngo naragufashe. Umva ngubwire ahubwo kuri uyu musozi. Nimba ari n'umugore mwiza baba bavuga. Buriya ni jyewe. Uzi buriya abagore batazi kwifatira ibyemezo ukuntu baba bararenganye. Bagendera mu gapfusi k'umugabo bagiye bumva ko bagira umugabo agomba kubapfumbata gutya. Jyewe warambonye nkuze. Ubwo rero nguzi ngo uri kubaka. Ndi kubaka. Ntari kubaka se. Ubwo wihagazeho uri kuvuga ushinze. Washinze. Hama se wowe ndushiki. Nta kintu nkurusha. Nta kintu nkurusha ariko buriya hari ibyo nshobora guhagarika mu minsi ibiri. N'ibiki se wahagarika ngahomba? Ntacyo. Urumva nta kintu nahagarika ugahomba? Nta na kimwe. Yewe ntawe wihuta nk'uwabyo koko. Tangira akazi yamagarira atuye ku nzira. Ibyo biramurebana nawe. Ese njye birandeba. Urazunguza umutwe se wabaye iki? Ni stress z'akazi. Ase watuye byoroshye kureba hano ukagenda. Nanjye ngakomeza ibyo nari ndimo. Umva nkubwire. Nta hantu ndi bwajya utambaye telefone mu dumuntu murimo muracana. Urumva? Zana iyo telefone ahangaha. Akose mvira. Zana iyo telefone ahangaha. Utayimpaye irameneka cyangwa ijye mu musarani. Pereza iyo telefone ndebe umuntu mwari murimo muracana. Wavana ngaho. Pereza ndebe umuntu mwari murimo muracana ariko. Watuye byoroshye gutora. Ndashaka telefone ariko. Kandi bakubwiye nutayima ku neza. Uribwa isange muri toilette. Urumva neza? Zana nde umuntu murimo muracana senye. Okay, nta kibazo ndayisanga muri toilette igenda. Umva zana hano telefone. Reka nkubwire. Urumva? Nushaka wikotorore. Kwa ko ndi twikotorora. Ufite ibibazo. Umuntu mwacitaga muri iyo telefone ndi bwaza kumumenya. Ako ufite ideni cyangwa se urarimo ufite? Ese ubundi wayizanye? Ariko reka ngende. Nta n'ikintu urusha gufata urusha kumubaho gusa. Koga segonda ubu narashatse. Naherekeje abandi. Sana telefone yawe kandi ayishaka. Iki? Sana telefone yawe kandi ayishaka. Urabona ari telefone ngiye mfite? Umva we winjishisha zana telefone yawe kandi ndayishaka.
telefone yawe uri he ko nyishaka? ariko se telefone nacaginze ryari ubu hashize amasaha 3 ntarafata telefone yanjye. Amasaha arenga 3. Winiyoberanya horaki. Dore ko wagira uragaca kabakubikira nko gashaka kwijyana. Wari urimo uracata n'umugabo wanjye. Telefone ishizemo umuriro none usujya kwicaninga. Ndashaka telefone yawe. Ako soso wagiye umpa amahoro. Ngo amahoro uba wayamaye wowe. Uba wamaye amahoro. Ariko soso uragira ngo nze gukorera ibintu nanjye ubwanjye ntatekereje. Ibiti wankorera wowe hano mu mwari urugo ibiti wankorera. Umva raki uzana bigerageze gatoya ushake kunyurira umva nzakunobora amayo maso maso uzagende amaso ari ibinogo rutanareba nta soni kari wagacata n'umugabo wanjye karangiza. Ako soso ubundi wagireka kuntera agahinda ko umutera agahinda kazakweguye kakakuvana mwari. ariko se banze umbwira ikintu kimwe ni gute nacata n'umuntu tubana mu nzu imwe ubwo twacata kugenda nkayimubwira byananira. niyo ahubwo uvuga ngo niyo uryamye murara mucata. Buriya muntu ahengera asinziriye wasanga ajya ahengera nanasinzira akabyuka akaza kukureba aho ucata n'umugabo wanjye nkande waramukunze se mbimenyera uri muke wanjye duhanganye ngo mbimenye. ariko se soso nk'ibyo bintu ubutekereza ubundi ni ibiki? Umva rero nkubwira ikintu kimwe njyewe noneho amafuti nimba ari amafuti nimba ari ubusazi ufite bimaze kungera ahangaha umva nkugira inama jya umurazamo ikiziriko murarane nanabyuka agiye mu bwiherero abanze gukangura guhera Paul ariko amahoro abone kujya ushyira agatima hamwe ntagatanga impamvu utabyibuha ngo ngane n'abandi. Impamvu ntabyibuha waba wankundiye se mbyibuha njyewe se ko waje mwaruno rugo ngiye kugufasha ukabaraje ugiye kunsenyera ariko rakubomba nta soni ufite koko. ariko se iyo uvuga ngo ndagusenyera umugabo wanjye arakuryohera araniryohera se araribwa ngo araribwa habona ukuntu kamwihwerejeho muri salo kipfushije kigize ukuntu uruba wumva nta n'isoni ufite rero. njyewe ibi bigambo byawe nibyo bigiye gutuma nongera gufata umwanzuro nkigendera. ujya he umva rero ugira inama nimba ushaka mwaruno rugo utuje wumva utunganye wumva ufite amahoro urumva ayo maso yawe uyavane ku mugabo wanjye ndetse n'ibitekerezo byawe byose urumva neza naho bitabaye ibyo ngibyo ni amahoro uri bwangera neza. umva nkubwire kandi iriya telefone nturangara gato nta n'iyo uri bwakongera gufata muri izo ntoki zawe. soso noneho telefone yanjye iyo uyikozeho dore ko nihanganye umva nukuri ko Imana ntabwo nabyihanganiye. ndavuze ngo ndashaka kubanza nkamenya amabanga uba uganira n'umugabo wanjye urumva jya kumbwira ngo telefone yawe wese wangira uti ariko se mba nganira iki nawe ubugane ahubwo ndakubaza ubu nyine ni uwawe nganira nawe ryari se soso umaze kuntera umujinya yadushyira ubwenge kumva urumva ukanigenge tumuka ugende birashyano gusa babivuze ukuri koko. ariko se njye ikibazo mba nibaza uba wibaza induru ibura ahangaha ngo kucyumviriza niyo bike kwanza uba wibaza bike zayo neza muzangurirwa mukaraba mu ntoki ngo bakaraba mu ntoki uje kuburana mbese nje kuburana nande se abo reka kubaza akavuga yarataragusubiza ndetse wansubiza raki nyine wari ubwo ngubwo nkuvumbuye ataragusubiza message wari umaze kumwoherereza siwe mwari murimo muracaka mwohereza message tubana hano mu nzu kujya bigenda mwari ko mwese murimo muri reguza ngo kubana hano mu nzu wari ugiye kumukodeshereza ejo bundi mutabana hano mu nzu se njye nari njye kumukodeshereza ngo iki njyewe nari njye kumukodeshereza hano hari azakagitumba hehe za rusuma wari ugiye kumujyana hehe hasi ushaka ibintu byose ubone gusobanura ubwabyo nto byose mbonewe ndakuyobewe se kandi nyamara ufite umuzimu kandi nawe ufite umuzimu waba ufite umuzimu utakoroheye sawa njyewe icyo nkubwiye cyo ugabanya akavuyo hano mu rugo wintunga ikaramu se wintunga ikaramu wagabanije akavuyo ndavuze ngo wintunga ikaramu asoni bande basundereke umva soso numva iki gabanya ikintu kijyanye n'iki n'akavuyo hano mu rugo induru bwerere izuhanga zigabanye zahagarike nimba udashaka rero ko ngewe nkomeza guteza akavuyo mwari runo rugo gabanya uburayi ufitanye na raki nibwo nzatuza iyi telefone wasanze ureba mu maso nzari mu izina rya utazanye ngo ndebe ko wayinyimye se ndakuyobe wari kwa telefone yanjye nkande nuko uba ufite amabanga y'abagore ubitse muri iyi telefone yawe nimba udashaka ko nyamenya rero wareba muri telefone yasanga amazina arimo yose ari abagore nimba udashaka yuko mbimenya nawe ntabwo uri bwandyamane noneho nta soni ntabwo ndi bukuryamane batwara ibyanjye rero ndebera cecetse ndaho ngaho njonjana ibyawe si uzi agaciro kabyo ngo iki ngo nzi agaciro kabyo ntusiro kazi nyine agaciro kabyo se ushaka ngo nzi akakwerekesha iki iyo umuntu rero ashaka ikintu cyangwa se azi agaciro k'ikintu arakirwanira wowe nta n'usibye umunwa gusa wakurenze nta n'ikindi gikorwa ugira ahangaha
ahubwo uro bari gutesha umutwe umunwa gusa. Rega ntabwo byanungura. Umugabo wese wagiye mu buraya ubingungura ahita abona yuko umugore nta kintu avuze, kandi wowe utarajya mu buraya umva yakusendera nani nguraya nande umva umuntu utagira n'akabanga nibura mukuru wanjye hanze wabonye ako uri kubiririmba nyamara umunsi umwe hari igihe byazaba ngo byazaba ngo kabaye twenda niko ganiye koze ngo ntabwo kajya gake nuko ahubwo atabyemera ngo atabyemera abyemeye nabikora kugira ngo umushisha umbabaza wowe mwajya kuraya n'ahandi atari ahangaha, kandi nabwo reka mubwire urumva umunsi umwe nabafashe nk'abafata hagati yanjye nawe hazaga umuntu. ubwo urumva uri tayari ufite imbaraga zo kuba uzankubita? ngo nzagukubita ahubwo usibye no kugukubita no kukuniga sinakuniga ako si wandikuye murekura se murekuramo ibiki ubundi wigize ibiki muri uru rugo? ntabwo wagiye kusaba inkonda? nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu, reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose. Nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine, dufashe ukore subscribe, ikorwa inshuro imwe gusa. Nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda. abantu rero bafite account ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari s'abonner, uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose, n'inkungu buduteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora andi mavideo.